ariko ate kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye nibisanzwe nuko umuntu aba yamenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare. ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi. Yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri nimero ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice. Naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho. Kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye. uwo muceri utumye utemba itoto gutyo Cyane rwose. ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri. Ashwida Aloe Supply Company barahari ku gacu twese. ubwo nabasanga he? Bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 0782 cyangwa se kuri 0782 ndetse ni Kabuga kwa Mayisha wabahamagara kuri 0782